Yesu ashimwe nshuti bavandimwe muri hirya no hino mu mpande enye z'isi. Icyigisho cyacu cy'uyu munsi gifite umutwe w'amagambo uvuga ngo kuba uw'agaciro. Mbere yuko dutangira, reka twicishe bugufi mu mitima yacu maze dusenge Imana. Turagushimye data mwiza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Agaze imbere y'ubwoko bwawe nje ukuvugira. Ndagusaba kugira ngo unshyiraho amagambo y'ubwenge, kandi abari imbere yanjye nabo ubahe umutima wo kuyakira, kugira ngo twese dukizanywe nayo, twese dukizanywe hamwe kandi dukijijwe n'ijambo ryawe, imitima yacu ihindukiye ivuye mu bibi, ishaka ubutungane bwawe ku bwa Yesu. Amen. Kuba uw'agaciro. Buri muntu wese aba ashaka kuba uw'agaciro, ndetse ashobora kuba yashaka no kukihesha, ariko akaba yashaka ko hari n'abandi bagira gute bakamuhereza. Rero nko muri iyi ntangiriro z'uyu mwaka, buri muntu wese ashobora kuba afite imigambi, kandi iyo migambi niyo gukora ibyiza, wenda ibintu bigaragara byo mu isi. Ariko ahangaha turi mu rusengero rw'Imana, none twakwibaza ni gute umuntu yaba uw'agaciro mu maso y'Imana. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 14, Ibyahishuwe igice cya 14, hari amagambo arimo agaragaza abo Imana yahaye agaciro. Tugitangira icyo gice, Ibyahishuwe igice cya 14, umwana w'intama n'abo yacunguye bari ku musozi wa Siyoni. Abo yacunguye bari ku musozi wa Siyoni. Reka dusome. Nuko ngiye kubona, mbona umwana w'intama ahagaze ku musozi wa Siyoni, ahagararanye n'abantu 1,000 n'inzovu enye n'ibihumbi 4, bafite izina rye n'izina rya se yanditswe mu ruhanga rwabo. Numva ijwi rivugira mu ijuru rimeze nk'iry'amazi menshi asuma, kandi nk'iry'inkuba ihinda cyane. Kandi iryo jwi numvise ryari rimeze nk'iry'abacuranzi bacuranga inanga zabo, baririmba indirimbo nshya imbere ya ntebe y'ubwami n'imbere ya bya bizima 4 na ba bakuru. Nta muntu wabashije kwiga iyo ndirimbo keretse ba bantu 1,000 n'inzovu enye n'ibihumbi 4 bacunguwe ngo bakurwe mu isi. Haleluya. Abo nibo batandujwe n'abagore kuko ari abari. Abo nibo bakurikira umwana w'intama aho ajya hose, bacunguriwe mu bantu kugira ngo babe umuganura ku Mana no ku mwana w'intama. Mu kanwa kabo ntihabonetsemo ibinyoma, kuko ari abaziranenge. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Aba bantu guhagarara ku musozi wa Siyoni ni agaciro gakomeye, kubera yuko abandi bantu bo bari bagiye gucirwaho iteka, ariko aba bantu bo bari bahagaze ku musozi wande, umusozi wa Siyoni, kandi bari bahagararanye n'umwana w'intama. Nta muntu wari ubarusha agaciro icyo gihe, cyangwa se nta muntu uzaba ubarusha agaciro, kubera ko ayo niyo mahirwe buri muntu wese uhumeka uyu munsi afite, kugira ngo abyaze umusaruro igihe afite, kugira ngo njyewe nawe muri icyo gihe tuzaboneke mu bahagaze ku musozi wa Siyoni turirimba indirimbo nziza. Aba rero bafite agaciro, kandi agaciro kabo karava mu kumenya Imana ndetse no kugendana nayo. Ese aba bantu ko babonetse, Bibiliya ifite uburyo yanditse, kandi ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi byose bidufitiye umumaro. Dusomye ku murongo wa 6 turabonamo ubutumwa bw'abamarayika 3. Ahangaha ku mirongo ibanza y'igice cya 14 turabonamo umusaruro wo kugendana n'Imana. Turabona abantu bahawe agaciro, abantu bahagaze ku musozi Siyoni, abantu bahagararanye n'Imana, abantu baririmba indirimbo nshya zo kunesha. Ariko kuri uyu murongo wa 6, ubutumwa bw'abamarayika 3, turabona hatangiye noneho bari kutubwira umuburo, kugira ngo uyu muburo nituwukurikiza tuzagira agaciro kari muri iyi mirongo ya mbere y'Ibyahishuwe 14. Reka dusome uwo muburo twumve, kugira ngo natwe wowe uri mu rusengero uyu munsi
ube nawe wakurikiza uyu muburo kugira ngo uzaboneke muri uwo mubare w'abazaba bahagaze ku musozi Siyoni bahawe agaciro n'Uwiteka. Murongo wa 6 w'igice cya 14. Nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, ngo abubwire abari mu isi bo mu mahanga yose n'indimi zose n'amoko yose. Avuga ijwi rirenga ati, nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Haleluya. Uyu ni umuburo marayika wa mbere atubwira. Mwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Uyu munsi abantu bafite ibintu byinshi bitandukanye baramya. Hari abantu baramya abakomeye, abantu baramya ibyo batunze, abantu baramya abo babyaye, abantu baramya ababyeyi babo kuruta uko baramya Imana. Ariko ahangaha Uwiteka aratubwira ngo muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Uwo nguwo ni Yesu, iyo ngiyo ni Imana, kandi umwuka wera niwe ubitumenyesha, kuko Imana yigaragaza mu buryo butatu. Imana itabonwa ariyo uko twabyigaga Mose yashatse kuyimenya, maze Imana iramubwira ati ngewe ndanyuza ubwiza bwanjye imbere yawe, urabumbonye. Ndetse n'igihe yashaka kuyireba, Imana yamwiyeretse mu gihuru cyaka kidashya, iramubwira ngo kwetura inkweto zawe kuko aho uhagaze arahera. Ariko tubona Imana mu mwana wayo yaje mu isi. Kristo araza abana natwe imyaka irenga 30, ari kumwe n'abantu babi, ndetse ari kumwe n'abantu banduye, ari kumwe n'abantu bo kugirirwa impuhwe, abagirira impuhwe, kandi natwe uyu munsi arazitugirira. Niyo mpamvu rero tugomba kuramya Imana kandi twayihimbaza ku gihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Marayika wundi wa kabiri akurikiraho ati, turigeze ku murongo wa 8. Iraguye Babuloni, wa mudugudu ukomeye, wateretse amahanga yose inzoga, arizo ruba ry'ubusambanyi bwawo. Marayika wundi wa gatatu akurikiraho avuga ijwi rirenga ati, umuntu naramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa ku kiganza, uwo niwe uzanywa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana, yiteguye idafunguyemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo, kandi azababazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere y'umwana w'intama. Umwotsi wo kubazwa kwabo ucumba iteka ryose, ntibaruhuka ku manywa na nijoro abaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, umuntu wese ushyirwaho ikimenyetso cy'izina ryayo. Ahangaha tubonyemo ubutumwa bw'abamarayika batatu. Marayika wa mbere aratubwira kubaha Imana no kuyihimbaza. Marayika wa kabiri akaduhereza umuburo wo gusohoka muri Babuloni, inyigisho z'ibinyoma, aho bigisha kuruhuka umunsi atari Imana yawushyizeho, ahubwo washyizweho n'umuntu. Umunsi wa mbere w'icyumweru, mu gihe Imana yashyizeho kuruhuka ryari ku munsi w'isabato. Abantu bigisha imyuka kudapfa kwa roho. Uyu munsi abantu barapfa, umuntu akaba ari kwandika amagambo akavuga ngo Imana ngo igutuza heza, ngo abamarayika ngo bakwakire. Umuntu yagize gute? Umuntu yapfuye. Buriya uwo mwuka wa Babuloni wo guhakana gupfa cyangwa se kudapfa kwa roho, abantu bavuga ko nyine umuntu ashobora kuba yapfa bakamuhamba ariko roho ye ikazamuka, bikagaragara nk'aho uwo muntu akiriho. Izo ni inyigisho za Babuloni, izo ni inzoga za Babuloni. Abantu rero bagomba kuzisohokamo. Ubundi Babuloni igizwe n'ibintu bibiri: isabato y'ikinyoma no kudapfa k'ubugingo cyangwa se kwa roho. Abantu rero bagomba gusohoka muri ibyo byose, kandi tugasohoka mu bibi byose. Niwo marayika w'Imana, marayika wa kabiri atubwira kugira ngo umuntu asohoke muri Babuloni, kuko Babuloni iraguye. Wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga. Izo nzoga nizo maze kuvuga, kuruhuka icyumweru ndetse no kudapfa kwa roho. Imana ihabwa icyubahiro. Ariko turabona marayika wa gatatu nanone atanga umuburo, arawuhereza abantu, cyangwa se ari gutanga igihano kizagera ku wanga umuburo.
umuntu naramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo agashyirwaho ikimenyetso mu ruhanga cyangwa ku kiganza, uwo niwe uzanywa ku nzoga y'umujinya w'Imana. Ese tugarutse ku nsanganyamatsiko yo guhabwa agaciro, aba bantu bazaba bari guhabwa agaciro? Aba bantu ntabwo bazaba bari guhabwa agaciro. Aba bantu nibo batandukanye na ba bandi twasomye mu mirongo ibanza y'Ibyahishuriwe igice cya 14, ba bandi bari ku musozi Siyoni. Abantu bari ku musozi Siyoni bari kuririmba indirimbo nziza, nibo bafite agaciro. Icyampa njyewe nawe tukaba muri uwo mubare. Muri iki gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe, umugabane wa mbere, kuri paje ya 337 hari amagambo avuga ngo Kristo yazanye kudapfa. Kristo yerekanishije ubugingo no kudapfa ubutumwa bwiza. Haleluya. Kristo yerekanishije ubugingo no kudapfa ubutumwa bwiza. Uyu munsi turi kuvuga ubutumwa bwiza, kandi Kristo nibwo bwamuzanye. Nta muntu n'umwe ushobora kugira ubugingo bw'iby'umwuka yigengaho atabukomoye kuri we. Umunyabyaha ntafite kudapfa, kuko Imana yavuze iti ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Ezekiel igice cya 18 murongo wa 4. Ibi birasobanutse rwose, bigera kure kurenza urupfu dusangiye twese. Ibi bivuga urupfu rwa kabiri. Ese umuntu iyo yapfuye aba afite agaciro? Agaciro ke kaba kagize gute? Abantu yari afitiye agaciro, yari afitiye umumaro, bararira bakihanagura kubera ko nta gaciro agigize gute? Agifite. Rero nk'uko tuyibona mu buryo bw'ubigaragara, uburyo abantu tujya ku marimbi tugashyingura abacu, tubirebe noneho mu buryo butagaragara, urupfu rwa kabiri, aho umuntu azaba apfuye by'iteka ryose. Uyu munsi haracyari ihumure, kuko n'uwapfa abantu baravuga ati ibyo ari byo byose, niba apfuye yizeye tuzakubona mu gitondo cya hehe. Ariko kugira ngo umuntu azaboneke mu gitondo cy'umuzuko, ni uko ubwo bugingo abuhitamo uyu munsi, kandi ntabwo abwihitiramo, ahubwo ntabwo abwihesha gusa, ahubwo yabuheshwa na Kristo. Abantu bahera kuri iki bakabaza bati, mbese wahindura umuntu ikitari inyamaswa? Wahindura umuntu ikitari inyamaswa? Ibi bitekerezwa nk'itesha agaciro. Ariko se ni iki gituma umuntu agira agaciro mu maso y'Imana? Ese ni ukurundanya amafaranga? Oya, kuko Imana ivuga iti izahabu n'ifeza ni ibyanjye. Iyo umuntu adakoresheje neza ubutunzi yaragijwe, Imana ishobora kubusandaza byihuse kuruta uko umuntu ashobora kuburundanya. Umuntu ashobora kuba umunyabwenge cyane, ashobora kuba umukire utunze impano za kavukire, ariko ibi byose abihabwa n'Imana, umuremyi we. Imana ishobora gukuraho impano yo gutekereza, kandi mu gihe gitoya umuntu akamera nka Nebukadinezari wataye agaciro kugeza ku rwego rw'inyamaswa zo mu ishyamba. Ibi ibikora kubera ko umuntu akora nk'aho ubwenge bwe n'imbaraga yabihawe bidaturutse kuri yo. Aha ngaha turabona uburyo Kristo ariwe wazanye kudapfa, kandi Kristo ariwe utanga agaciro. Aha ngaha tubonye uburyo abantu bashobora gutunga ibintu bitandukanye. Umuntu agatunga amafaranga, agatunga inka, agatunga amazu, akagira n'ubwenge. Umuntu akiga amashuri akarangiza, umuntu agakora mu nzego zitandukanye, umuntu akagira impano muri rubanda zishobora kumubeshaho, ku buryo bishobora no kurangira yibeshye ko izo mpano ari ize, maze akabaho adakurikije ubushake bw'Imana bwo kwihesha icyubahiro. Ariko tubonye Nebukadinezari ngo yateshejwe iki? Agaciro. Nebukadinezari yateshejwe agaciro. Umwami wa Babuloni, igihugu gikomeye, ishyanga rikomeye, umwami w'abami icyo gihe w'i Babuloni witwa Nebukadinezari, Imana yamwohereje mu ishyamba arisha nk'iki? Arisha nk'inka. Tekereza umuntu ukomeye utyo, umuntu ufite abagaragu,
umuntu ufite n'abandi bakomeye ibyegera bye n'ibikomangoma, ubwabyo no kuba icyegera cy'umuntu ukomeye nawe uba ugize gute? uba ukomeye. Ariko noneho uwo muntu wari uri hejuru y'abandi bitewe no kutubaha Imana byarangiye agiye kurisha. Ese ubutunzi ntiyari yarabukoreye? Ese ubwami bwe ntiyari yarabwubatse? Nawe yararebaga agahita avuga ati Babuloni narayubatse. Uyu munsi rero icyo twakubaka cyose, icyo umuntu yakubaka cyose, uko yakubaka izina kose, uko yakubaka inzu ikomeye kose, uko yashaka kugera ku bintu bitandukanye kugira ngo akomere, ikintu cyamuhesha agaciro ni kimwe gusa, ni uko yamenya Imana. Umuntu ntarama igihe cyose, kandi nubwo yakwiyumvisha ko ari umunyabwenge cyane ku buryo atakwakira Yesu, ntazabura gukomeza kuba umuntu upfa. Abantu bakoze ibintu bitangaje mu isi y'intiti, ariko se ninde wabahaye imbaraga zo gukora ibi? Ni Uwiteka Imana Nyiringabo. Abantu mu bushobozi bwabo bushimishije nibagira ibyo bageraho bakoresheje imbaraga zabo maze bakikuza bakurikije urugero rwo mu isi y'abantu babayeho mbere y'umwuzure, bazarimbuka. Abantu babayeho mbere y'umwuzure bari bakomeye, nabo bubakaga amazu agakomera, barashyingirwaga, bakoraga ibindi bintu bitandukanye bituma bakomera. Ariko bitewe no kutubaha Imana, iherezo ryabo ryabaye irihe? Barimbuwe n'amazi, barimbuwe n'umwuzure. Uyu munsi rero igitegereje abantu bo muri iki gihe ni agakiza cy'Imana, kuba kakira. Ariko utakira agakiza nawe hari ikintu kimutegereje, ni urupfu rwa kangahe? Urupfu rwa kabiri, ariko urupfu rw'iteka. Ibitekerezo by'ubwo bwoko bwaramaga cyane. Aba ngaha turi kuvuga abantu ba mbere y'umwuzure, barafite ibitekerezo kandi ngo bararamaga cyane. Ariko ibitekerezo byabo byari bimeze bite? Ibitekerezo by'ubu bwoko bwaramaga cyane, byari bibi gusa, kandi niko byahoraga. Bari abanyabwenge mu gukora ibibi, kandi isi yari yarononwe n'abayituye. Iyo bajya kuba barifatanije n'ufite ubwenge butarondoreka, bari kuba barakoze ibintu bitangaje kubw'ubushobozi n'impano bahawe n'Imana yabo. Ariko ubwo bari bateye Imana umugongo, bahisemo kuyoborwa na Satani, nk'uko benshi babikora muri iki gihe. Kandi Uwiteka yabarimburanye n'ubwenge bwabo bwose biratanaga, abakura ku isi. Abantu bari bafite ubwenge bwabo, ubwenge Imana yabahaye, ariko bakabwiratana, bituma Imana itavuga ati ese abantu nahaye ubwenge ndabarimbura. Yarabarimbuye, kuko Imana niyigira gute? Ibutanga. Rero bubahaye. Ariko uyu munsi natwe icyo iduha ni ubwenge, kandi ubwenge buturutse mu ijambo ry'Imana. Mu gitabo cya Yobu igice cya 28 umurongo 28 hari amagambo avuga ngo, kandi bwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Mu gitabo cy'Abakolosayi, Abakolosayi igice cya 3 dusomemo amagambo meza, ibyo kugira ukubaho gutunganye n'urukundo rwa kivandimwe. Abakolosayi igice cya 3. Nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru, aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru, atari ku biri mu isi, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana. Kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwacu azerekanwa, namwe muzahera ko mwerekananwe nawe muri mu bwiza. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Aha ngaha turabona uburyo
Imana idukangurira cyangwa se ibinyujije mu ntumwa yayo Pawulo igihe yandikiraga Abakolosayi, ariko natwe uyu munsi iri kutubwira twebwe abari aha ngaha kugira imibereho yo gutungana, ngo kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana, kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwacu azerekanwa, namwe muzaherako mwerekananwe nawe muri mu bwiza. Nuko noneho mwica ingeso zanyu z'iby'isi, gusambana no gukora ibiteye isoni no kurigira no kurarikira n'imyifurize yose ariyo gusenga ibigirwamana. Ibyo nibyo bizanira umujinya w'Imana abatumvira. Kandi namwe mwabigenderagamo kera ubwo mwahoraga muri byo, ariko none mwiyambure ibi byose: umujinya n'uburakari n'igomwa no gutukana, kandi ntihakagire amagambo ateye isoni aturuka mu kanwa kanyu. Ntimukabeshyane ubwo mwiyambuye umuntu wa kera n'imirimo ye, mukambara umushya uhindurirwa mushya kugira ngo agire ubwenge kandi ngo ase n'ishusho y'iyamuremye. Aho ntihaba umugiriki cyangwa umuyuda, uwakebwe cyangwa utakebwe, cyangwa umunyeshyanga rigawa, cyangwa umusikuti, cyangwa imbata, cyangwa umudendezo, ahubwo Kristo ni byose kandi ari muri bose. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Aha ngaha ni inama duhabwa, turayihabwa kugira ngo tugendere mu bitunganye, kugira ngo turusheho kugira agaciro imbere y'Imana. Nuko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa, mwambara umutima w'imbabazi n'ineza no kwicisha bugufi n'ubugwaneza no kwihangana, mwihanganirana kandi mubabarirana ibyaha uko umuntu agize icyapfa n'undi, nk'uko umwami wacu yababariye aba ariko namwe mubabarirana. Ariko ibigeretse kuri ibyo byose mwambara urukundo, kuko ari rwo murunga wo gutungana rwose. Mureke amahoro ya Kristo atwarire mu mitima yanyu, ayo mwahamagariwe kuba umubiri umwe, kandi mugire imitima ishima. Ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye, rifite ubwenge bwose. Mwigishanye, muhugurane muri zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmbirana Imana ishimwe mu mitima yanyu. Kandi icyo muzavuga cyose n'ibyo muzakora, mujye mubikora byose mu izina ry'Umwami Yesu, mushima Imana Data wa twese kubw'uwo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Aha ngaha turabona uburyo tugomba kugira agaciro imbere y'Imana, ni ugukora ibyo Imana ishaka, kuyishingikirizaho tutishingikirije ku bwenge bwacu, kuko twabonye ko hari abantu bari bafite ubwenge batubanjirije, ariko ubwenge bwabo ntacyo bwabamariye, kubera yuko bagiye mu bitagira umumaro, maze Imana yicuza impamvu yabaremye irabarimbura. Nubwo uyu munsi abantu bariho ugereranije n'abantu babayeho mu gihe cya Nowa, ntabwo dufite aho duhuriye mu gihagararo, ndetse no mu bwenge, ngo bari abanyabwenge mu buryo buteye ubwoba, bashoboraga gufata mu mutwe ibintu byinshi. Uyu munsi gufata mu mutwe birakomeye. Uyu munsi kwibuka, umuntu arakora ikintu runaka mu kanya akaba aribagiwe, ariko abo bantu bubakaga ibintu bikomeye kandi barigaga, bari bafite ubwenge, kuko bari barigishijwe n'umuntu utarabyawe n'umugore. Ko Bibiliya iravuga ngo umuntu wabyawe n'umugore ngo arama igihe gito, ngo kandi cyuzuyeho imibabaro yarangiza agapfa. Ariko tekereza umuntu wigishijwe na Adamu utarabyawe nande? Adamu wavuye mu biganza by'Imana ubwe ikamurema, yaramye imyaka ingahe? Igeze muri 930. Hari n'uwaramye imyaka 960. Icyo gihe abantu bararamaga. Ndetse na Nowa wubatse inkuge, nawe ntabwo yaramye imyaka nk'iyi tumara, kuko yubatse inkuge mu myaka 120.
ariko ngaho tekereza ubwo niyo wafata niyo ngiye usibye ko yaramye myinshi, ariko imyaka 120, ubwo umuntu wenda ugereranije n'iki gihe umuntu yatangira kubaka afite imyaka ingana? Kugira ngo umuntu abe ari umusore, abe ari umufundi, cyangwa se ari umuyede, cyangwa se ari engineer, nuko nibura yaba afite nk'imyaka nka 20, si byose? Cyangwa se na 15. Ubwo yubatse inkuge mu myaka 120, ubwo urumva yaratangiye mu by'ukuri afite imyaka yo kubaka, ararama. Ntabwo nshaka kujya ku myaka Nowa yaramye, ariko Nowa yaramye imyaka myinshi iruta iyo turama iki gihe. Icyo gihe abantu bari bariho bari bafite ubwenge, muri za siyanse bari barize, babonaga ibintu bakabihuza bakavuga ati iki kintu ntago gishoboka. Igihe yavugaga ko imvura izagwa, abantu b'abanyabwenge b'abacurabwenge baramwegera bavuga ati ibyo bintu ntago bishoboka. None se imvura iboneka gute? Babonaga bidashoboka, irava he? Ariko kubw'Imana itibeshya, ibyo yasezeranye yagombaga kugira gute? Kubisohoza. Ariko dushima Imana yuko nibura we yabaye umunyabwenge, maze ajya hehe? Ajya mu nkuge. Ndetse nta nubwo yagiyemo wenyine, ahubwo yajyanyemo n'inyamaswa. Ajyana inyamaswa zizira ndetse n'izitazira. Ngaho mutekereze kuba inyamaswa zizira zarinjiye mu nkuge, abantu Imana yaremye ku ishusho yayo, bo ntibinjire hehe? Ubwo bwenge bw'inyamaswa zizira zabukuye he? Noneho kuki abantu ubundi bagombye kuba baruta inyamaswa, kuki bo batamenye ubwenge ngo bavuga ati nyamara wakwinjira mu nkuge gusa bitwaye iki? Niba bari kuba ko ari hagakiza kari umuntu kwinjira mu nkuge, ko ntacyo ndi bube singiye gupfiramo, reka njye mu nkuge ntegereze muri icyo gihe. Kuki abantu batabitekereje? Bitewe no kwibwira kwabo. Ibyo bibwiraga byari bibi, rero agaciro kabo ntago bagasobanukiwe, maze bahitamo kurimbuka. Mu somo badusomeye riri muri Zaburi igice cya 49 umurongo wa 20 muri Bibiliya z'umwimerere, ahangaha nyine ni umurongo uba usoza. Twabonye ko, reka twongere tuhasome, ariko duhereye kuri iki gice cya 49 cyose, reka tugisome. Mwa mahanga mwese mwe nimwumve ibi, mwabari mu isi mwese mwe nimutega amatwi, aboroheje n'abakomeye, abatunzi hamwe n'abakene. Akanwa kanjye kagiye kuvuga ubwenge, umutima wanjye ugiye kwibwira ibyo kumenya. Ndategera umugani ugutwi kwanjye, ndahishuza inanga ijambo ryanjye riruhije. Ni iki cyatuma ntinya mu minsi y'ibyago n'amakuba? Gukiranirwa kw'abashaka kungusha ku ngose, biringira ubutunzi bwabo, bakirata ibintu byabo byinshi, ariko ntawubasha gucungura mugenzi we na hato, cyangwa guha Imana inshungu ye, kugira ngo arame iteka atabona rwa rwobo, kuko inshungu y'ubugingo bwabo ari iy'igiciro cyinshi, ikwiriye kurekwa iteka, kuko abona ko abanyabwenge bapfa. Umupfapfa n'umeze nk'inka bakarimbukana, bagasigira abandi ubutunzi bwabo. Mu mitima yabo bibwira yuko amazu yabo azagumaho iteka ryose, n'ubuturo bwabo ko buzagumaho ibihe byose. Ibikingi byabo bakabyitirira amazina yabo, ariko umuntu ntahora n'icyubahiro. Umuntu ntahora n'iki? Ahwanye n'inyamaswa zipfa. Abantu barubaka amazu,
inaha hari inzu zitwa permanent. Ubwo iyi nzu yitwa permanent ni ukuvuga ngo izahoraho. Abantu bagerageza kubakisha ibintu bikomeye, kandi n'inyubako y'Imana nayo iyubakisha ikintu kigize gute, gikomeye. Niyo mpamvu Imana yatwereje ubutumwa buvuga ngo ngungureho izahabu yatunganirije hehe. Ikintu cyubatswe n'izahabu kiba gikomeye, ariko abantu ngo barubaka. Umuntu ntahorana icyubahiro ahwanye n'inyamaswa zipfa. Iyo nzira yabo ni iy'ubupfu, ariko ababazunguye bishima amagambo yabo. Bashorererwa kujya ikuzimu nk'umukumbi w'intama. Urupfu ruzabaragira, abatunganye bazatwara mu gitondo. Haleluya. Ubwiza bwabo buzahabwa, abatunganye bazabatwara mu gitondo. Ubwiza bwabo buzahabwa ikuzimu ngo butsembwe butagira aho kuba. Ariko Imana izacungura ubugingo bwanjye, ibukure mu kuboko kw'ikuzimu, kuko izanyakira. Ntubitinye, umuntu natunga icyubahiro cy'inzu ye kikagwira, kuko napfa atazagira icyo ajyana. Icyubahiro cye ntikizamanuka ngo kimukurikire. Nubwo yibwiraga akiriho ko ahiriwe, kandi nubwo abantu bagushima witungishije, ubugingo bwe buzasanga ba sekuruza batazareba umucyo ukundi. Umuntu ufite icyubahiro ntagire n'ubwenge ahwanye n'inyamaswa zipfa. Umuntu ufite icyubahiro ntagire n'ubwenge ahwanye n'inyamaswa zigira gute. Muri iyi ntangiriro y'uyu mwaka, muri iyi sabato ya mbere y'umwaka, ubwo duharanira gushaka icyubahiro cyo mu isi, ubwo duharanira gushaka ubutunzi bw'isi, ubwo duharanira gutera imbere mu buryo bumwe cyangwa ubundi, tuzirikane ko umuntu ufite icyubahiro ariko udafite ubwenge ntaho atandukaniye n'iki, n'inyamaswa zipfa. Rero mu byo twubaka byose, ibyo umuntu yashaka kugeraho byose, igenamigambi rya mbere ribi ryo gushaka Imana. Reka dusome muri cya gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe nanone, kuri iyi paji ya 338, ngo abantu bashobora kogezwa n'isi bitewe n'ibyo bakoze. Abantu bashobora kogezwa nande? N'isi bitewe n'ibyo bakoze. Iyo umuntu akoze neza aba akwiriye gushimwa, cyangwa se baramushima. Ariko hari umuntu arabiharanira, umuntu akogezwa. Ariko turebe, ariko umuntu mu kanya gato ashobora kwitesha agaciro mu maso y'Imana igihe akoresheje nabi impano yahawe. Nyamara iyo zikoreshwa neza zari kumuhesha isumbwe. Iyo umuntu akoresheje impano neza zimuhesha iki? Isumbwe. Iyo umuntu akoresheje impano nabi zimutesha agaciro. Mu gihe Uwiteka atwihanganira adashaka kwagira n'umwurimbuka, ntazabura kurimbura icyaha. Reka abantu bose bumve amagambo y'Uwiteka. None ni iki gituma mutera imigeri ibitambo n'amaturo nategetse kuntambirira mu nzu yanjye, ukubaha abahungu bawe kubandutisha, mukitungisha ibyiza byo mu bitambo byose by'ubwoko bwanjye bw'Isirayeli ngo muhonjoke? Nicyo gituma Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga iti, ni ukuri nari navuze yuko ab'inzu yawe n'ab'inzu ya so bazajya bagendera imbere yanjye iteka ryose. Ariko none Uwiteka avuze ngo ntibikabeho, kuko abanyubaha ari bo nzubaha, ariko abansuzugura bazasuzugurwa. Aya ni amagambo dusoma mu rwa mbere, igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 2 29 ndetse na 30. Aha ngaha turi kubona amagambo Uwiteka yabwiye umutambyi Eli. Umutambyi Eli ndetse yabayeho muri icyo gihe cye
hariho n'umugore utari ufite umwana, ariko nyuma yaho aza kumubona kubwo gutitiriza Imana ayisengana umwete. Uwo mugore yitwa Ana, kandi yaje kubyara umwana amwita Samweli. Ariko icyo gihe umutambyi Eli we yubahaga abana be kuruta Imana. Kuko n'uyu munsi ababyeyi, hari ababyeyi bubaha abana babo kuruta iki? Kuruta Imana. Umuntu akumva ibyo umwana we yakora byose nta kibazo, ariko ibyo Imana isaba adafite umwanya wo kugira gute wo kubyumva. Uyu rero abana be baragiye barangirika, nabo bari abatambyi ariko bagakora ibyo bishakiye, ibivuye mu ntekerezo zabo nibyo bakoraga, maze batuma igitambo kizinukwa. Abantu bazinukwa igitambo. Abantu icyo gihe bazaga gutamba, bakazana amafizi, bakazana amasekurume, bakayabaga. Icyo gihe hari inyama runaka zagombaga kuba zaherezwaga abantu baje gutamba ibitambo. Hariho n'izaribwaga n'abatambyi. Rero abo bahungu ba Eli, hari itegeko ryari rihari cyuko umuntu yagombaga gufata ikintu kimeze nk'ikanya, ikintu gifite amenyo atatu bakubitaga muri iyo nkono, ibizamutse akaba ari byo barya. Bitewe no gukunda inyama rero abo bahungu ba Eli, byarangiye bo urukundo rw'inyama rurenze, bakazajya bafata niba haje iyo badakunda bakayisubizamo, bagafata igize gute iyo bashaka. Iby'Imana babifata nk'ibintu bisanzwe, maze Imana ibwira Eli ko abayubaha ari izagira gute izubaha. Icyo gihe turebye amateka y'abo bahungu ba Eli ndetse na Eli ubwe, tubona ko abo bahungu ba Eli baguye ku rugamba. Isanduku y'Imana ikagira gute ikanyagwa, ndetse na Eli wari wicaye yahise agwa. Yumvise iyo nkuru umutima uraca. Mu by'ukuri bapfuye urupfu rutunguranye bitewe no kutumvira iki Imana. Rero ahangaha turabona ko impano umuntu yaba afite, yaba iyo gukorera mu rusengero rw'Imana, yaba iyo gukorera ahandi, iyo ayikoresheje neza imuhereza isumbwe. Imana imuha isumbwe. Ariko iyo ayikoresheje nabi imuzanira umuvumo. Reka dusome muri Zaburi igice cya 18 umurongo wa 20. Zaburi 18, turebe naho amagambo ahari, tuzirikana ko dufite insanganyamatsiko ivuga ngo kuba uw'agaciro. Zaburi 18 umurongo wa 20. Uwiteka yangororeye ibikwiriye gukiranuka kwanjye, nk'uko amaboko yanjye atanduye niko yangiriye. Kuko nitondeye inzira z'Uwiteka, kandi ntakoze icyaha cyo kureka Imana yanjye. Kuko amateka yayo yose yari imbere yanjye, kandi amategeko yayo ntayakuye imbere yanjye. Kandi nabanaga nayo ntungana, nirinze gukiranirwa kwanjye. Nicyo cyatumye Uwiteka anyitura ibikwiriye gukiranuka kwanjye, ibikwiriye kutandura kw'amaboko yanjye mu maso ye. Ahangaha turabona ko Uwiteka icyo yitura, nkuko yituye Eli n'abahungu be, ikabitura umujinya wayo cyangwa se urupfu, ni nako ukora ibyo gukiranuka itazamwitura umujinya, ahubwo izamwitura iki? Izamwitura ibyiza, izamwitura ibihuye no gukiranuka kwe. Reka rero duharanire gushaka gutungana, dutunganire Imana kugira ngo ubwo amateka yayo agiye gucibwa tutazasangwa mu mubare w'abarimbuka, tutazasangwa muri wa mubare w'abazanywa ku mujinya wayo, ahubwo tuzaririmba indirimbo yo kunesha y'abacunguwe. Imana ihabwe icyubahiro. Umuntu wizera Kristo
niwe gusa ushobora guhabwa ubugingo buhoraho. Keretse gusa igihe dukomeje kurya umubiri wa Kristo no kunywa amaraso ye, nibwo dushobora kwiringira tudashidikanya ko turi abasangiye kamere n'Imana. Nta n'umwe ukwiriye kwigira ntibindeba kuri iyi ngingo maze ngo agira ati niba nta buryarya dufite ibyo twizera ntacyo bitwaye. Haleluya. Hari abantu bakora ibibi ariko nta buryarya, maze akavuga ati none se ko nabikoze mbikuye ku mutima, ubwo ntacyo bigize gute? None ahangaha dusomye ko ntacyo bitwaye se. Ukora ibibi yaba abikoreshejwe n'ubujiji, hari icyo bigize gute? Hari icyo bitwaye. Icyo Imana ishaka ni uko dukora ibyiza tukabimenya kandi tukabikora. Imitima yacu, umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana. Ngo bamwe baribwira ati nubwo dukora ibibi ariko nta buryarya ntacyo bitwaye. Ntimushobora kurekura mu mutekano urubuto rw'ukuri kw'ingenzi kugira ngo mwishimishe ubwanyu cyangwa mushimishe undi muntu uwo ari we wese. Umuntu ashaka kwishimisha maze ijambo ry'Imana akarishyira ku ruhande, nta mutekano yaba agize gute? Yaba afite. Niba ashaka gushimisha kanaka, yaba umwana we cyangwa se umugore we cyangwa se undi muntu uwo ari we wese, ariko ijambo ry'Imana akarishyira ku ruhande, nta mutekano agize gute? Nta mutekano yaba afite. Ntimushobora kurekura mu mutekano urubuto rw'ukuri kw'ingenzi kugira ngo mwishimishe ubwanyu cyangwa mushimishe undi muntu uwo ari we wese. Ntimukagerageze guhunga umusaraba. Igihe tutakiriye umucyo uva kuri izuba ryo gukiranuka, ntabwo tuzaba twomatanye n'isoko y'umucyo wose. Kandi ubu bugingo n'umucyo nibitaguma muri twe, ntituzashobora gukizwa. Kugira ngo umuntu ashobore gukizwa, kugira ngo dushobore gukizwa, ni uko ubugingo n'umucyo biba hehe? Muri twe tukabyakira. Uyu munsi rero ni wo kwakira umucyo n'ubugingo, kuko Kristo niwe nzira, ukuri n'ubugingo, kandi Kristo niwe mucyo w'isi. Imana yateganyije ibishoboka byose kugira ngo intego yayo yo kurema umuntu utazakomwa mu nkokora na Satani igerweho. Haleluya. Nyuma yuko Adamu na Eva bazaniye urupfu mu isi kubera kutumvira kwabo, igitambo cy'igiciro kinini cyatangiwe inyoko muntu. Bahawe agaciro gasumbye ako bari bafite mbere hose mu gutanga Kristo, umwana wayo w'ikinege, nk'incungu y'abari mu isi. Imana yari itanze ijuru ryose. Haleluya. Imana ntacyo itaduhaye. Kristo, mutekereze umuntu afite umwana, ese hari akamutanga, hari ikindi yaba yisigarije? Ibyo dukorera byose, ibyo ababyeyi bakorera byose, ni ukugira ngo we abeho ndetse napfa azabirage nde? None Imana ifashe Kristo, umwana wayo w'ikinege, maze iramuduhaye. Ntacyo itari iduhaye, yari iduhaye byose. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Kwemera Kristo bihesha umuntu agaciro. Haleluya. Kwemera Kristo bihesha umuntu iki? Agaciro. Kubuha agaciro ni ukwemera nde? Yesu Kristo. Igitambo cye kizanira ubugingo n'umucyo abakira Kristo bose nk'umukiza wabo bwite. Urukundo rw'Imana rwagaragariye muri Kristo rukwirakwizwa mu mutima wa buri rugingo rw'umubiri we, rujyanye n'imbaraga y'amategeko y'Imana Data wa twese. Muri ubwo buryo nibwo Imana ishobora gutura mu muntu, kandi umuntu nawe agashobora guturana n'Imana. Haleluya. Kwakira Kristo nibwo Imana ishobora gutura muri twe, natwe tugaturana nayo. Imana iduhe gutura muri Yesu Kristo. Imana iduhe kwakira Kristo kugira ngo amasezerano yayo adusohorezwe. Imana yahabwa icyubahiro. Reka dusoreze muri Zaburi ya 15. Uwiteka, ninde uzaguma mu ihema ryawe? Ninde uzatura ku musozi wawe wera? Nugendera mu bitunganye, agakora ibyo gukiranuka,
akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we, utabeshyeresha abandi ururimi rwe, ntagirire nabi mugenzi we, ntashyushye inkuru y'umuturanyi we. Mu maso ye umunyagisuzuguriro arahinyurwa, ariko abatinya Uwiteka arabubaha. Icyo yarahiririye naho cyamugirira nabi ntiyivuguruza. Ntaguriza ifeza kubona indamu zirenze urugero, cyangwa ntiyemera ibiguzi kutariho urubanza. Ugenza atyo ntabwo azanyeganyezwa. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Reka rero niba dushaka agaciro muri uyu mwaka, niba dushaka kuba ab'agaciro nk'uko umuntu ashaka kuba agaciro mu muryango we, akaba agaciro aho atuye, akihesha agaciro mu isi, reka Imana iduhe agaciro binyuze mu kumenya Yesu Kristo, binyuze mu kwanga ikibi, binyuze mu gukora ibyiza, niho tuzahabwa agaciro nyakuri. Imana rero iduhe kugendera muri uyu mwaka wose, abakeneye agaciro nyakuri bakabonera muri Yesu Kristo. Ese ninde uyu munsi uvuga ngo agaciro kanjye nanjye ndagashaka kandi ngashaka muri Yesu Kristo? Imana ihire ibiganza byanyu. Imana rero ihabwe icyubahiro ku bw'aya magambo y'uyu munsi. Reka mu gusoza twongere twicishe bugufi dusenge. Turagushimiye Data mwiza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko waduhaye umwana wawe Yesu Kristo w'impongano y'ibyaha byacu, kandi ubwo twari duteshejwe agaciro n'ibyaha byacu, icyaha cyaturutse kuri Adamu kikatugeraho, watanze umwana wawe Yesu Kristo kugira ngo twongere dusubirane agaciro nyakuri. Utugirire neza rero muri uyu munsi, ubwo dutangiye umwaka, isabato ni ya mbere y'umwaka wa 2025, turagusaba kugira ngo uduhe kuba ab'agaciro mu maso yawe, uduhe gucika ku bibi byose, uduhe kugendera mu kuri kwawe. Amahoro yawe aganze mu mitima yacu, kandi ubwoko bwawe ubwambike imbaraga zawe kugeza igihe uzazira ukaducyura mu bwami bwawe. Nibyo tugusabye, ibiduhere ubuntu ku bwa Yesu. Amen.